tugarutse ku ndirimbo ya Kalisa Karasira yitwa Ubumuntu, ariko ni video nayo yagaragayemo tundi dushya tutasanzwe tumenyereye inaha mu Rwanda. Ni video yagaragajwemo hari itorero ry'i Burundi, abantu benshi bashaka kuba barizi cyane abantu babashije kuri Burundi, umuco w'Abarundi cyane, hagaragaramo ingoma za Kirundi. Ariko pe ni video nziza igaragaza ibintu by'umuco cyane. Tuvugana ni video imaze kugira views zirenga 60,000 umunsi utararangira. Ni video abantu benshi bayivuzeho byinshi, avuga ati uyu mudamu Kalisa Karasira yaba agikomeje injyana ya gakondo, dore ko na Mani Martin wayitangiyemo asa nkaho birimo biragenda bimugora, ko iyo ubona amaze igihe kinini nawe adashyira indirimbo hanze, nabyo bigenda bikwereka ko indirimbo za gakondo hari zigera zigira imbogamizi zitandukanye. Wenda tugarutse kuri na Mani Martin, hari ukuntu yagaragaye mu mafoto ku ma Facebook, na tatuwaje mu gatuza, afite ukuntu yambaye inigi mu bundi buryo, ariko nawe tutamenyereye. Tumenyere ko mu muco nyarwanda ibintu bya tatuwaje cyane bitakunda gukoreshwa cyane. Twari twibaza se yaba yagiye guhindura injyana, ko mwibuka ko Mani Martin yatangiye kundirimba urukumbuzi mu myaka ya kera 2004 gutyo, ashyira indirimbo hanze urukumbuzi, nyuma yahaza gukora izindi ndirimbo z'isi, agera hazivamo ajya mu za gospel. Nyuma yuko amaze gukora iza gospel, aza kwiha intego yuko ajya gukora music ye ishingiye ku muco. Ariko abantu n'ubu ntabwo barasobanukirwa se Mani Martin aracyari muri gakondo cyangwa se Mani Martin yivuyemo. Ntabwo barabasha gusobanukirwa neza icyerekezo cya music ye, ko n'ikimenyeme nta bikorwa yaherutse gushyira hanze. Nibyo yashyize hanze cyane ntabwo byageze fame cyane nk'uko tumenyereye ibintu bya music hano mu Rwanda, ko hari ukuntu indirimbo y'umustar isohoka yandika imenyekanye ahantu hose, buri cyumweru ijya gushira indirimbo yamaze kuba kimomo. Twibaza se Mani Martin yaba ari umuhanzi usa nkaho asigaye ku mateka, wenda ku bikorwa bye bisa nkaho byazimye.